Ningigomba kuzabaho umurimo wo guhingamo. Yabonye nagashiki kawe kantuza nako karata cyara hepfanye. Ubu nta sone murashaka kundwanya hose ushaka kwatwa. Niba ushaka isambu yo guhinga genda ufate isuka uhinge hariya hirya. Niba ushaka isambu yo guhinga genda ufate isuka uhinge hariya. Twumvikane. Umva. Babarero kire guhinga hano. Ntabwo igihe kiragera cyo kugwa hano hano. Ntabwo igihe. Nagiye. Nigoga tisambu nanone ra. Nigasa gucama kuruwa. Koga karaniranyije na Sheri. Kaze tubonana gitaniranya na Sheri. Nda uri kwikega cyane wabaye. Asanga kobwa wowe ugenda urunteranya na Sheri ubundi wabaye ute? Sheri? Nase twe nta basheri tugira. Ase basheri baye. Ngiye reka nkubyi. Tugiye kurwana nibushaka bwire buki. Turwane nari bimana. Turwane. Basta, como gona muri mama. Ah, salama sha. Hakumwangigira mwe kumutanza n'ibyo n'abatu. Umugeze? Abundi barabaroze. Kandi buretse. Ibyo n'abatumye ni mutabizana. Uyu munsi ninjye namwe. Murumva neza? Okay. Uri umutima. Fresh. Iriwe neza. Akarabo. Yo. Nanjye meze neza. Akantu ntakubwiye. Rero urabizi cyagiye nijoro. Nabireba. Abana twahuye. Banyambuye ishakoshi. Narateguye akantu. Udashire wanjye. Keza shawe. Amazi n'ubundi cyakira kije. Ako n'ubundi nta nicyo nakubwira kuko n'ubundi kararangiye. Ako nzongera ntegura kandi. Abihorere. Wambabariye Sheri ukambwira ikintu ukora. Ubusashaka kumenya icyo nkora. Yego Sheri n'ukuri. Bose nukimenya urakora iki? Byibura tubane nzi ikintu ukora Sheri wanjye rega papa Misho n'ukuri mbabarira umbwire. Sinkwambika se? Ndabizi uranyambika. Singuhahira? Yego cyane. Ukarya neza. Ndabigushimira. Singura igitenge hano muri aka kagari zo wambara igitenge cyiza. Rwose pe ugira neza ndabigushimira. Sinkutembereza cyane. Nese ukambaza ibindi. We mafeni garuka hano. Mwitabye muyobozi. Meze bite? Aho muyobozi. Mwiri wari ko. Ngo. Hasoni. Ase kusozanya so muco nyarwanda muyobozi. Covid hano igeze. Amavide 19. Covid ntago yizi wowe ntago amavide ni Covid. Covid. Cya cyorezo ntago kizi ko. Noneho gutya. Ndakwemera rega muyobozi. Ndakwemera rwose ko baraduhuye nanagushakaga. Wanshakiraga iki se mafeni? Nagushakaga ariko seko mwabuze muyobozi. Ya nta kibazo ngiye mba ndi muri ibi bikorwa n'abureba byo kurwanya corona. Dere buraduhuye mvuye ku kagari ko kureba ndakubura. Nsanga harakinze ngo ngugiye muri pause. None ubugiye ku kazi. Ngiye ku kazi ubundi ngiye kuguza ngiye inama abandi bose bisanzwe. Ntawe utambaye agapfukamunwa.
tuhuye utambaye agapfukamunwa urangije urijijisha urirukankuraho ntabwo uzi ikibazo cya corona kigeze aho umuyobozi rero reka nkubwire abantu kimaze kwica ntabwo bazi umuyobozi rero duhaye rwose ngiye gucira hariya ntibikirimo kumbaza byo kumbura by'akazi nuko ndashaka kumenya abareba mbwira urifuza kumenya akazi nkora ndakwinginze ubwo umutima wawe uri aho ngaho mbwire ndakwinginze kuri mbabarira mbwira ale nuko bakuguza umugabo wanjye ntazi ikintu ukora ese ubwo nugira ikibazo ku kazi namenya ngo ushakira hehe ikizima sibyo ubona muhaye yego ariko nabyo birakenewe birakenewe nabyo babarira ndakwinginze mugabo wari waburara n'umunsi n'umwe oya ntabwo ndaburara ariko mbabarira umbwira kandi wirakara ubu urashaka kumenya aho nkorera mbese wirakara rwose ndashaka kumenya aho ukorera ndashaka kumenya icyo ukora tubane tuziranye rwose ngaho yambwira y'amabwiriza wambwira ngo ugiye kutubwira kandi uvuge neza wambaye agapfukamunwa hose ngaho yambwira kankurebe nkubwira amabwiriza yo kwirinda amavide 19 rwose muyobozi nako corona ni coronavirus corona 19 icyambere no gukaraba amazi meza n'isabune iminota amasegonda 40 kuzamura kihanagura neza n'akayisume ikindi no kwambara agapfukamunwa neza muyobozi nkuko mubidukangurira ikindi ni ukusiga intera hagati yawe n'abandi muri kumwe muyobozi none se ubwo koko urumva si ibyo ngibyo byose singerageje rwose urabikoze pe ahubwo noneho ngaho ugenda wubahiriza ayo mabwiriza yose nabo ngo muhurira mu kabari ahubwo wowe nako kabari ntuzongera kugasubiramo nubwo uri umusizi zano zisindira ugomba kugerageza kubahiriza ayo mabwiriza ngaho ugenda ujye ukomeza ugira inama n'abandi bose ko ayo mabwiriza yose bagomba kujya bayakurikiza sibyo urakoze muyobozi aho ugera ibyo bintu byubahirize neza kandi byose yego muyobozi gitinda gucitse rwose ngo citse rya none ubushize dore nanundi naragucitse nkubonye nasinze baba we ubu ngubu nciye ibihumbi 10 yajya kuba rundi muntu ariko gitifu n'umwana mwiza nyenda mwemera urabizi ibyo dusanzwe dupanga nyine nta bintu byinshi byo kukubwira ubushize akazi nabahaye mwagakoze neza ahubwo turabanza tumwe n'akantu noneho ibigiye gukurikiraho rero biriseriye cyane kandi njye nkunda abantu bahita barangiza umbwiye nishakira undi oya kwica ni ibyacu no gushimika ni ibyacu hari igitipe rero cy'ikidage cyashatse kunyinisha ndashaka ko tukirangiza igitipe cy'ikidage cyashatse gukinisha urabona umutipe mugufi ukora hariya hafi yo kuri sitasiyo hariya umutipe mugufi kinini ukuntu akunda kuncaho reka nze nkwereke ifoto ye nyereka ifoto ye iki ngiki reba kita Yves namubonye akunda kuncaho ndi mu myitozo ni ukuvuga ngo ndi mugoroba uraza kuba wabishoje kujyana n'amafaranga harya ubu ngubu ngiye mbwiye amafaranga yose ukeneye amafaranga nta kibazo cy'amafaranga arahari ubushize wari wamaye miliyoni izigera muri 3 ariko ubu nshaka 10 nta kibazo cy'amafaranga byorere ndabanza ngo yeze igice ayandi ndaza kuyaguha nyuma ariko nyine nubwo ko wabirangije ndagushyira avance mbwira nimero zawe ndashyira avance kuri nimero yawe ubwo bindi nyine turavuga nabirangije 0.8 ntari ibindi ahita nyakohereza ariko nanjye ikintu cyanjye nshaka ndashaka byose uhita ubirangiza ndagukorera akazi mbwira nimero naguhamagaje nta muri mobile money iri muri mobile money kanze nyakohereza message atiba ahubwo ntaribi uraza guhita umpamagara nubirangiza unyereke ko wabirangije nyine ndashaka ko nsanga yarangiye nta bintu byinshi niko bimeze sawa ntareba akazi kanjye bakore neza
bite Marigo nzamura agapfukamunwa neza turamukanya oya ntabwo turamukanya Yesu ashimwe Yesu ahimbaza amakuru y'iminsi amakuru ni meza ariko wabaye cyiza mana kare kasaveri ahubwo uriya ni ukuri niba ari uko ntabwo uherukaga niba ari nyine birarenze wabaye mwiza cyane ntushobora gusobanukirwa rero ukuntu ufite itoto nturetse guhura n'aba bana bawe wagira ngo ni abazungu neza bafite itoto barakeye bafite umubiri mwiza urebye ntabwo nzi ikintu musigaye muri ese ubwo ubagaburira ikima uretse Imana yonyine nasanze burya abanyarwanda tuzira kutamenya wagira ngo se hari ikindi mbaha najyaga nibwira ko abakire ngo burya ari bo barya neza bagira gutya ariko burya ibyo barya bituruka muri twebwe bituruka kuri twe kubera ko ubujiji tugira tubisarura tubibashyira bakamererwa neza gutyo tukabita abakire kandi ubukire buri muri twebwe mbese numva ukuntu iby'abakire barya bituruka muri twebwe ni twebwe abakire ko barya iby'abakire nyine none se reka nkubwire abakire impamvu bituruka kuri twebwe ni twebwe tubibagemurira kurya neza ubundi ni ukurya indyo yuzuye indyo yuzuye igizwe n'ibirinda indwara ibyubaka umubiri ibitera imbaraga mbese ibyo byose bivanze buriya ni kuburiya abo bana rero ni ukuri nta kindi mbaho none se ko uheruka hari akazi nigeze mbona kandi kadasanzwe hari ikindi kintu gusa uretse ko gusa nawe umeze neza ariko ibyo bintu nkubwire ubyiteho urebe yuko hari ibindi gusa kurya neza nasanze atari ukuvuga ngo bariye byinshi cyangwa bagize gute kandi none ugakubitiraho no kunyura none si ibyo birinda indwara ni ibinini ntabwo ari ibinini ni ibyo byose bikubiye muri iyo ndyo ugafata imboga ugafata ibirayi ibyo birayi waba wabitogojeje ugashyiraho ibishyimbo ugakatiraho utuboga udukaroti urabona ibyo byose nicyo cyitwa indyo yuzuye iyo wabonye ibyo byubaka umubiri biri muri icyo bishyimbo ibitera imbaraga biri muri ibyo birayi ikijumba uvuga ibirinda indwara byaba byiza rero ugakubitaho n'urubuto ibyo bintu urarya hasigaye twaba duke twaba twinshi utwo nitwo tugenda tugatuma dusa kwa kundi wabonye dusa nta kindi kirenze ni ukuri n'ibyo ugenda ugerageza urebe nari nzi ko indyo yuzuye nyine ari inyamiza mbona abakire bagura n'ayo masamake buriya umuntu wafashe inyama uriya muntu wariye inyama wowe ubwawe ukibonera igi ry'inkoko yawe ukarya buriya muba muhwanyije gahunda va kuri iryo ayo magi yenda ntuyabonye ziriya ndagara z'ijana buriya waziriye ungana n'umuntu wariye icyo kiro cy'inyama si umugoroba noneho ndabona wangasomera numva icyakanyiramukanyi ariko biri bugende kose sindi ubura ahantu njya kukavumba ukoresheje kuba mfitemo na 500 hano ndi buze kureba ukuntu nza kwigenza ku mugoroba ariko iyo mugore Esperance ya kuki adasohoka arabona ko nkomeza kwicara hanga yaje tukagenda reka nza tugende wena tugende arangije reka tubanza tunavugane tubanza tunaganireho tumene mwabi ubundi harya ngo njyanye tugiye kureba umujyanama w'ubuzima atuganize ku buryo bwo kuboneza urubyaro dore ejo tutazabyara tukuzuza urugo ubundi se buriya bagira ngo tutiriwe tujya no ku mujyanama w'ubuzima bagira ngo gahunda yo kuboneza urubyaro njye sinyizi utese kagira inkuru rero icya mbere ubundi biterwa n'ubwumvikane bwo mu rugo ubwumvikane bw'umugore n'umugabo nimba twebwe twumvikanye gukoresha uburyo kamere urumva tugakoresha ubwo nimba ari urunigi nimba ari urushinge nimba ari agapira ibyo byose birakorwa ariko akamezi 3 agashinge hari ak'imyaka 5 agapira hari n'ak'imyaka 8 ibyo ngibyo umuntu ahitamo ibyo ashaka atagapira hari n'uburyo noneho bw'abagabo oya banza usobanurire agapira se agapira nagaki nyine nakantu mbega kitwa agapira
bagashyira mu mura w'umugore mo imbere cyangwa se bagashyira mu kuboko noneho ako ngako kagatuma imisemburo y'umugore ituma irema mbega intanga ijya kwakira y'umugabo ihagarara. noneho kwa mafene ngaho twagendesha none se ubwo buryo bw'abagabo kandi noneho ni buryo ki bukora bute? Uburyo bw'abagabo nabwo biterwa kuba wumvikanye n'umugore wawe, kuko uburyo bw'abagabo ni ubwa burundu, ntabwo wasubirayo kwifunguza wenda ushatse nko kubyara ngo byemere. Bigomba kuba mwararangije muvuga muti abana dufite ni aba ngaba, ubwo tugiye kuboneza urubyaro ku buryo bwa burundu. uti ngo burundu? Uburyo bwa burundu. ubwo rero uragira ngo ubone ko uzajya unca inyuma? Ariko se mugabo wanjye agenda guca inyuma, ubundi se bitabaye burundu washaka guca inyuma wagira ngo yabura abanyuma.